uzi biriya maneko nigenda ikigira n'indaya kugira ngo ifashe igihugu cyayo. Nanjye kubona bagiye gukora mu kabari buriya sinzi ikintu, ariko se buriya iyo ugiye kwita umuntu indaya, njye najya kwita umuntu indaya wenda haba mu nguzi cyangwa twaragiye mu biciro tukananirana, niyo twaba twarananirana ntabwo namwita indaya nataramugezeho. Ubwo ndi umukene ko ntawe nsaba, nditunze, niyishyurira inzu, umwana wanjye ndamurera, mfasha meri wanjye, mfasha abavandimwe banjye bo ku ishuri, kuko sindi umukene. Cyo babyita iki biriya bintu mwamugiye gukora. Yego. Ako se buriya tuvugishije ukuri, Imana ivuze ati biriya bintu byo gusambana mbikuye Uheruka kuryama n'umuhungu ryari? nk'ukwezi kurashoka. Jewe nakubeshye ntibereyeho nk'imbobo, ndi no stress, ntacyo waza umbwira. Aujourd'hui c'est bon, mwifurije kugubwa neza uherereye hose, umaze gukora subscribe kuri Rwanda Shine TV, wowe udahwema gusharinga ibiganiro byacu aho uherereye hose, ngubwire ngo ikaze rero ku muryango mugari wa Rwanda Shine TV. Njewe ndiri ripora bavumba kwijwi Lieutenant General Commando de Brigade de l'Amour rwigiriza harwa mugabo taje ko n'iti mingamba z'imishimituku kamigaritse imigari gafite imigambi yo kugibwami n'ikimenyimenyi abayobozi banze bazicyo namariye Republika. Imbere yanjye rero ndi kumwe n'umukobwa mwiza, umukobwa abenshi mwagiye mubona ahantu hagiye hatandukanye, yitwa Adeline. Adeline, umeze neza? Ameze neza cyane rwose. Urakomeye cyane. Ni iki cyekana ko umeze neza? Ni iki cyekana ko umeze neza? Kuba ndi muzima. Kuba uri muzima? Ndishimye, ntacyo mbaye. Ibyo byose rero byerekana yuko meze neza. Yego. Umuntu ukonye bwa mbere rero akoze kuki cyangwa wamubwira iki umuntu ukonye bwa mbere? So hari umuntu mbonye bwa mbere ra ndumva ngiye nta muntu mbonye bwa mbere. Barahari. Ubwo ni bake cyane nyine tu. Ni bake cyane bambonye bwa mbere. Nabo ndabashuje nyine tuzatunyera tumenyana gake gake. Reka tubahe ikaze. Nabo tubaye ikaze. Yego. Ya. Mu buzima busanzwe se bwo mu rugo aho bya bimeze bite? Hari umuntu abeshya ngo ameze neza kandi yaburaye. Yaburaye. Mu buzima busanzwe njyewe ntabwo naburaye, sinabwiriwe, nariye uretse ku mutwe nyine nyonyeshe tu. Umutwe uranyishe kubera akazi kenshi umuntu aba afite, ntabwo ariko wenda umuntu ameze neza 100%. Yaho waba ugiye kubeshya, ariko mu bundi buzima busanzwe meze neza njyewe. Ese ko abantu bavuga ngo abakobwa barwa mutwe cyane cyane ngo babari ngo muri bya bihe bibi, nibyo koko? Oya, nukubeshya. Ndima numva ari ukubeshya. Hari igihe urwara umutwe bitewe n'umunaniro, bitewe n'akazi, ukora cyane, ibitotsi, ego. Ibyo sibwo birahurara? Birahura iyo unaniwe, ibitotsi. Ibyo nabyo bigutera umutwe kuba utaruhutse bihagije. Ego. Okay. Rata nanone nibyo. Mu minsi isize rero hari video iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Wagaragaye mu bintu bya Papa Balloon. Ego. Cyo gushaka abakunzi. Iyo video iri gutrendinga, ubundi Papa Balloon wagezeho gute? Ako tabivuga. Kambanze nisegure abantu bomva ndi kuvuga Papa Balloon bumve ko ntabwo ndi kwiharabika. Oya, irani content y'umuntu ndanayubaha. Ahubwo nuko abantu benshi bagiye bayivugaho batagiye bayivugaho rumwe. Ngenda yubaha na nubwo ndi kuyisenya, ahubwo njewe ndanayundi no kuyubaka. Tubwire wageze muri Papa Balloon gute? Uburyo nagezemo rero nanjye
nyine ni ibintu biri aho ni ibintu byanunguye ariko nyine narabyishimiye najyaga mbibona gutyo ariko nkihagera nyine nashatse kumenya uburyo bikoramo n'uburyo bikorwamo n'abantu baba bahari n'ibyo baba batekereze n'ibyo mbona nimba ari ibya nyabyo. Wari wasobanukiye impamvu se bya bintu biba? Nyine kuko nabibonaga waragiye ushaka umukunzi se nari nagiye kwirebera gusa nagiye no kureba uko abantu batekereza n'ibitekerezo byabo. Uriya muhungu se hari umuhungu wenda turaza kumugaruka nyuma umuhungu umuhungu yakuteye imitoma urarira ari amarira tubisobanura ibyo bimeze biti? Wenda abakurikiranye ikiganiro ko cyatangiye nuko cyarangiye wenda barabyumvishe ntabwo ubura abaguca intege abagusebya kuko ibintu mu buzima bibaho ariko nanone ntabwo ujya ubura umuntu mu buzima bwawe uza akongerera imbaraga babandi bagusebyaga karangira babacica intege. Rero nyine uriya muhungu ndamushimira hari igihe nyine umuntu akora ku mutima wawe bitewe n'ubuzima uba wariciriyemo ugasanga umuntu araje araguharabitse undi akaza rero ugasanga ubuzima bwawe arabuzi cyane kandi atari ko bimeze. Yego iki kiganiro rero cyitwa ukuri sibyo? Yego iki kiganiro cyitwa ukuri ubwo ni ukuvugisha ukuri. Kiriya kiganiro uriya muntu mwari muri kumwe njyanga abantu wenda barimo baramubona uriya musore ni njyewe ku batanzi nitwa Lilipolo ku batanzi ni njyewe wenda bari kumbona nanjye nagiye hariya bavuga ko ari ugushaka iki abakunzi umuntu njyewe ubwanjye ninjye wihamagariye emusinariyo ndabwo ndashaka kuza muza n'umuntu hambwa ati se hari n'abandi bantu bashaka abakunzi ni nubabwire mba ndakubwiye kuko urabizi kuri inshuti yanjye mba ndakubwiye mbwira n'abandi tujyayo ariko byo kuri njyewe numvisha avuga ngo batanga agatike k'ibihumbi 10 ndavuga ni byo 10 kanye kubyizanira kombi njyewe hari abantu bajya muri biriya bintu batazi impamvu babijya mu dona mungu yararimo uramungu uri kuzamuka wetse ahinguke reba rugura biriya ndabo reba uriya muhungu uramwibutse yarahari nawe abakobwa basabonye ko bagiye baza akabakatira sibyo? Kese wari wundi wambaye igipira kigeze hano mvuze ngo nakazi ngira gahita turitsa baro uriya aranyica yitwa Hori aranyica nuko noneho mu gushaka abakunzi ndavuga nanjye reka ngiye mugo ndiko ngo mvuge iriya iyi video barimo barareba impamvu gushaka abakunzi ntabwo nyine njya gushaka umukunzi ko ngiye mfite sheri ndabizi pe ngiye mfite sheri rwose yego na sheri wanje ashobora kwenda yarabonye na video yawe ntabimbaza ko asanzwe azukuri kwanje reka ngiye kintu mvuga kuri video abantu babonye uyu mukobwa mubona ese umujye bari kumbona ntago nagaragara uyu mukobwa mubona niwe mwabonye ni njye wavuze ko namukunze mu by'ukuri nubundi njyewe ngira urukundo ariko ni inshuti yanjye mbwira wenda njye nagwa rubizi ntabwo ari ku mutima wanjye ngo urebe ikindimo wowe cyo na bintu bya pop balloon wowe ukibijyamo wabonaga ndi seriye kuko to be honest hano turi koresha ukuri wari seriye ko wawe serira nagira se man umukobwa se asaba seriye oya yewe nago nabonaga ari seriye impamvu yatumye ndira na magambo wenda wavuze yankoze ku mutima ko ngewe ne ibintu by'urukundo ntago mbifata nka ari seriye kwibyo naciyemo ni byinshi abakakanya nyine ntago ari byo kwirwa ntago ari ukwizera gusa umuntu wenda turaziranye turi inshuti kandi nari mbizi ko ufite umukunzi mbese biriya babyita nka role muri make yari role twari turimo gusa nyine kuba yari role nyine hari igihe umuntu twabigiyemo tutabizi tutazi ngo biba bihagaze gute ahubwo abantu bajyanye muri pop balloon bajye bagenda bazi impamvu bagiyeyo. Okay, naguciye mu ijambo ariko byo hari igihe byo ugenda ukubitana n'umwana uri seriye mukikundanira da mugakundana bigacamo ariko nyine hari n'abagenda bashaka iki
ayo mafaranga ya hato na hato abagenda nyine batazi ibyo ari byo kugenda mu kigare ariko nyine yego ngiye kubona nagiyeyo wenda nkamenya ko ari byo tugiyemo nahise mvuga ati kandebe n'ibitekerezo by'abantu ko batekerezaho umuntu warabibonye hari abakobwa benshi basireyinga mbese nyine tu buri wese afite icyo yitwaje yego ariko njye muri ibyo byose nciriritse yambariye uko mbonye ibyo bamvuzeho ntabwo babeshye ntabwo nari se nanjye nzajya nshyiraho ngo plante ibintu nk'ibyo ngibyo oya ntabwo nshaka kwigira uwo nari we ubu muri Kigali ikintu cyeze bakobwa kwigira abo tutari bo gute ukifata umva ko udufaranga ufite ibibazo ukagenda ukagura umwenda mwiza kugira ngo nyine bakubone uko utari yego ukagenda ukagura umusatsi kugira ngo babone ko uri umukobwa w'umusirimu utwika kandi atari ko bimeze kandi momo nta kintu kiriho momo vuga ngo wenda wanaburaye mani ariko kugira ngo wemeze ngo abasore bari hano hanze kandi ibyo ngibyo ntago ari byo njyewe rero ntago nzajya kwigira uwo nari we nzakomeza uko ndi gucya n'umusatsi wanjye ushabiriye mbese uzamenya guhangana n'ubukene bwawe we ntago ari uguhangana n'ubukene bwanjye ntabwo ndi umukene ko ntawe nsaba nditunze niyishyurira inzu umwana wanjye ndamurera mfasha meri wanjye mfasha abavandimwe banjye bo ku ishuri kuko sindi umukene ntago nigira uwo nari we ahubwo wa mugani ahubwo uri umukire umuntu ubasha gufasha abo bantu bose afite ukuntu abayeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi nyine ntago biba byoroshye yego ntago biba byoroshye kuko nyine abakobwa dutekereza ibintu hari igihe ucoka avuga ati njyewe nakubeshye ntibereyeho nk'imbobo ndi no stress ntacyo waza umbwira hari igihe ucoka umuntu akagutekereza ati uriya mukobwa ni indaya no sinicuruza n'uwanguze yarakoze ubwo yamaye ubushobozi bwo kongera ku byo nari mfite ariko nyine gutekereza umuntu kumubona ukamutekerereza kumucira urubanza nyine tu yego nyine sinzi uburyo nabivuga mu mwanya uragira uti abakobwa bari gutesha abagabo agaciro noneho mbwira abakobwa bari gutesha abagabo agaciro gute nyine urabyumva tugendeye kuri uriya mukobwa buriya ngo ni Emeline Nshwanga hagira Emeline ngo ishanga ni Henike naho ubu niko nyine basigaye bamwita kuko nyine ibintu yakoze namwe mwarabibari tutari byo yego yashebeje abagabo asebya abagore yego kuko ibyo byose batumye yatanze content yatanze n'ibitekerezo nyine ibyo umuntu atatekerezaga cyangwa se ibyo umugabo atatekerezaga ariko ashaka ko yari yabuze umugabo buriya ubwo dukoresha social media ariko nyine hari ibintu tutari dukwiye gushira hanze hari abavuga ngo yabikoze bimutunguye ntabwo birabyari bimutunguye umuntu muzima ntabwo yakifata kamera ngo ayishyire hariya ntangize byo kwirongoza ibyo bintu ntabwo bibaho yego kandi muri ibyo byose yakoze kare wahoze umbwira uti njyewe ntabwo nakoresha video waba habaye iki uti naba nabuze iki nyine tu ntawamenya nta nubwo twamucira urubanza niba ubizi byari byamubayeho ariko ibyamubayeho byatumye abantu batekereza nabi ntabwo wajya ku rwego rwo gukoresha inyuzi video wapfa kugurira inzungu wenda ugapfa kwigerageza nukuri none se ubwo ivide mani ibaza riturikiye yagiwe yego mani nawe kurura iyo foto rebe none se tugira ibintu byo gushaka abakunzi rero ubundi sigira shiri ubundi ugira shiri mu buzima busanzwe kubera iki se kandi utari umukobwa mubi ntabwo nari namenya kwiyitaho nimenya kwiyitaho nibwo nzagira shiri kwiyitaho se uzitaho gute uzitaho gute birenze ibyo gutyo impamvu umuhungu w'iki gihe arakunda umukobwa amukurikiyeho amafaranga ari n'amafaranga nayo nabona nta mafaranga nta mugabo ubuzi bw'uruva ntagira sheri wo gukoza ariko ushaka kubona ukwitaho nk'uko nanjye nabikubwiye unyitaho byaba bigoranye ubwo yakwitaho nyine nawe ufite aho uhera ni ukuri ibyo bintu ndi kubyemera ushatse wabyemera rero ntabwo ubyemera kubw'impamvu zawe kandi si ubw'impamvu zawe nibyo byeze umuhungu n'akabahungu nyine barakunda abakobwa bifite amafaranga ngajya wumva bari abahungu bajya gupfubura kugira ngo bahe note
none ubwo nta note yajyayo none se we ntabwo waryamo n'umuhungu akakwishyura akanyishyura kereka ngiye nabuze uko kereka wenda famiye yanjye igiye gupfa seri nibwo wajya cyangwa se nanjye ubwanjye nabuze uko nigenza nibwo wabijyamo none se cyangwa ariko kazi kanjye wowe niba utekereza ko wabijyamo n'ubundi wabijyamo nyine ndi kukubwira ngo numva ngiye gupfa cyangwa se ariko kazi kanjye hari ababijyamo uburane tugacira imanza bari abakobwa bo ku muhanda hari ababijyamo kubw'amafaranga hari ababijyamo bitewe numva babuze uko bagira ariko hari abikora nk'umwuga nyine tu akiri kubwo nanjye nyine mbona famiye yanjye iri ahantu habi ariko nabijyamo pesa kubeshya singiye no kubihakana ku buryo wakora uburaya nzi yuko umuryango wanjye uri bubeho nabikora uzaho kugira ngo ubure famiye wowe wakipfira kuko wabuze famiye n'ubundi ubwo ni ukwirwanirira wabuze famiye n'ubundi nawe ntabwo uburi nyeka ko wareka kwandavura kugira ngo ibyo bintu utabijyamo kuko hano buraya uburayi iki uburayi iki none reka manze nkubaze buriya hari ikintu mutajya mutekereza uburayi kuva ubayeho uryamanye n'abakobwa bangahe bose niko mukundana oya wakabimenyese ko sinigeze mbishyura niyo ugize nta kirenze rero nimba mwaryamanye mutanakundana nta kintu kuba utaramwisuye mu mutima we nyine amafaranga yarayashatse cyangwa nawe ubwawe kumva wayamuha ubwo ni uburaya nawe kuryabana n'umuntu udakundanye nawe mutarabakunze nta buraya buri kuko sinzi uko nabivuga ariko ngewe mbona nta buraya buriho umuntu niwe ndaya ku giti cye nta buraya buriho mu gihe wifashe ukajya kuryabana n'umuntu nyine mwakunda babyita guswererekanya n'ubundi icyo babyita iki biriya bintu mugiye gukora yego ariko se buriya tuvugishije ukuri Imana ivuze ati biriya bintu byo gusambana mbikuyeho uheruka kuryama n'umuhungu ryari nk'ukwezi kurashoboka ko ari vuba vuba da none se nkubeshye ariko rambiye ntabwo nkubeshye ukwezi kurashoboka mwarakundanaga se kandi twatagiye gukundana atakubeshye oya ntabwo ari ukumbeshye nasanze naba ndimo kuvunika umutwe umuhungu ari ukuvuna umutwe se umva icyambere cyo yego njye iyo nkundanye n'umuhungu mba nkwiye gutekereza ati yaraye ate ameze ate yiriwe ate arahumeka yasinziriye kandi ibyo ngibyo mu gihe nyifite famiye yanjye ndimo gutekereza nanjye ubwo nyiri kwitekereza ibyo ngibyo byaba bigiye kuba byinshi mu mutwe wanjye ngiye gutekereza umuhungu famiye yanjye nayibagirwa ajya nkubeshye impamvu ngomba kubishyira hasi nkaba nipoye nyine tu ibyo bibaho mu buzima kuko nyine abantu ngiye mbona bakunda niko baba bafite ubushobozi bambabarire nta n'ibintu bibavuna mu mutwe ngiye mbona urukundo ko atari ubushobozi byihore ibyo byari ibya kera ko mbona atari ubushobozi ibyo byari ibya kera kuri iki gihe ntabwo bishyiriho kuri iki gihe ni ubushobozi umuhungu murakundana yabona utambara neza nk'uriya mukobwa utambutse kabara kukunda sundu rwa mungano we namukundeye amenye ko hari Kigali hari abana bafite amafaranga bambara neza uzaza kwiteza Berine nirwa mu makara nahijoro simbasha no kwitaho simbona amafaranga abasha kugura uwo mwenda uhenze ibyo ngibyo njye nabibonera umwanya Adeline namuhamagara ari mu kazi wambwira ngo ejo duhure ari mu kazi ibyo rero nta mwanya njye mbibonera nicyo gituma utabijyamo rero ntabwo ibintu zo umuntu twe gukundana ukwezi kumwe ubwo byaba bimaze iki kubera uri bantu ba muri ghetto ariko ubu ngubu mbana na musaza wanjye yaragiye kwiga ibintu by'idini ngo nyine by'abisilamu yego none yabivuyemo uye nyine amezi bari barayahaye yararangiye kuki se abakobwa ba muri ghetto abahungu babafata nk'indaya ni ukubona biterwa n'iki nyine abavuga ati nimbura mukobwa yibana muri ghetto wenyine akikodeshereza n'amafaranga yabona yo kwishyura inzu n'ubundi yakora mu burayi ibyo byo barabitekereza cyane ariko nyine njyewe wanekereza ko ndi umwicanyi ndi indaya cyambere mba nikunze ntabwo manza kugusaba ubufasha icyo ni icyambere ahubwo ngo wowe nujya ugiye kuvuna ubwonko bwawe ngo niko abantu bakivuza zeru zaba wangiriye
0 saba wayiriye komeza utere imbere niwita kuri bariya urasubira inyuma yego usubire abacubeje namenyo ngira nta mukunzi nzahabona mm. ninjya kubitekereza nkabishyira mu bwonko yego aho ngaho nzaba nasigaye inyuma nta n'ibitekerezo bizima nzaba mfite. wagaragara rero kuri TikTok ukunda kugaragara kuri TikTok uri kuzunguza ikibuno cyane ukunda kugaragara uri kuzunguza ikibuno abantu benshi barakubonye bavuga ngo dore ngo yandaye kuri TikTok abantu benshi ati dore yandaye kuri TikTok ngo none ngo yagiye muri Papa Balloon hari n'abantu bajya bamubagara ngo riripo ngo risebeje ngo uriya mukobwa ngo wapi ngo ntago ari mwiza ngo reba bagatangiza video zawe uri kuzunguza ikibuno kuri TikTok biriya bintu wewe ubivuga hiki uzi se buriya muri no fite rero nkubwiza uko namwe mu nkurikiranye wanuka utanuka ntabwo wabindeba kuko ntabwo ndi bugene ngo mbisange ku isahani icyambere nzakora ikinshimisha ntabwo nzakora ijya gushimisha umuntu kuko ntabwo wabona ikintu gishimishije umuntu ariko se buriya ko dutekereza nimba ubwonko bwacu tuba twabwicariye umuzungu aragera akiyambara akabikina akigera no mu muhanda ni umuvugaho wenda ndabyumva tu umuco w'iwabo yego okay kuba njyewe narabikoze cyangwa mbikunda nkunda kwibyinira niyo turi mu rugo famille niyo ari nyinshuro dushyiramo umuziki tukibyinira ngo ikibazo ngo nuko uzunguza ikibuno nicyo kintu gituma bavuga ibyo bintu si kuzunguza ikibuno ni ibintu birenze ntabwo ari ibintu birenze ariko baba babikotinzeho kubikotingaho kugira ngo binwarike arimo kuvuna ubwonko bwe ntabwo avuna ubwanjye ureba umwanya bayifashe bitekerezaho arimo kunuka cyo koza disi amahirwe mugira disi niko natize ratajya nsoma ibyo SMS byanyu mbaye nabisoma yowe naza yavuga ati disi Imana igufashe muri make Imana igufashe kuba utize yarakoze seriye tu ubwo se ubwo mwanya ntabona uwo mwanya wo kujya kuko hari igihe nashyiragaho video serious ikagira SMS 900 hafi 1000 ubwo mwanya nawufata comment bunajya gufata umwanya wo kujya gusoma izo comment uwo mwanya se ntawubona abagutuka huya ariko uzi buriya umuntu ntagutuka azaba ari kuguha indi mpamvu yo kuba yego kuko azaba ari kugucira inzira avuga turani indaya ariko njyewe sinjya mbitekereza kuko ibyo naciyeho ibyo rubanda bamvugaho ntabwo ibyo byaca intege ubu se umusaza ko bamuvuga ntabwo akomeza agatera imbere ni iki kimuca intege ntacyo niyo mpamvu nkubwira ati buriya abantu bamwe na bamwe mu mutwe buroba yarafungutse kuyifunga rero bikanga rero wowe jya ureba ibyawe ntukarebe iby'abandi kuko uriya wanutse ejo nawe azakora agatendo kamwe kajya hanze katanasebetse bamuvugaho ibirusha bya bindi bamuvuzeho n'ubundi urebeye kuri video ya trendinze hanze ukareba iriya video yagiye hanze uri kurira pe abantu baragututse nkuko urimo uravuga uti ntabwo wita ku magambo y'abantu abantu baragututse ngaho none basi genera ubutumwa abantu ngerega sinzi soyibonye ko barabonye ko azana nayikweretse ngere se musanga kukaza gukorera ndayikwereka genera ubutumwa abantu nyine bagututse bya nyabyo kuri iriya video babonye wenda banutse sinzi impamvu wenda banutse yego kuko wenda ntuwanutse ntabwo ari umugore uwanutse wenda si umugore cyangwa se ashobora kuba ari umusore wo kuri TikTok pe nakubeshye abasore twarasereraga twarasereraga gusa nyine n'uwanutse nyine icyo namubwira cyo azamamagara ambwire ngo nagutse ku bw'impamvu zimwe cyangwa se hari icyo wankoreye natakunze cyangwa se turimo gupfa iki yego ko njyewe ntabwo nzi impamvu yanutse niwe uyizi gusa njye nakifata ngo uyu nguyu yaranutse ngo kubera ngo narize cyangwa se nagiye kuri TikTok ngo ndi kwizunguriza ikibuno n'ubu nakizunguza kubona uburenganzira bwanjye ariko nabone uri kubeshya uyu ni uburenganzira bwanjye kuzunguza ikibuno niko wese none se reka manze nkubaze bariya batagifite niba ari kurira buriya nuriya wanutse ngo kuko ndi kuzunguza ikibuno wasanga afite agashira wese akifitiye utuntu tumeze gutya niyo niko gahinda
ari imbaho none se nkubeshye niko gahinda hasi kugenda hano umwana ukabona arimo kwigira guseka ndaza ushaka akavido ke bakarebe koko nyine tu ibintu nyine icyo nababwira cyo kuko ufata umuntu ntabwo ari kare kuko nanjye nshobora kuvuga ati kuko si ureba gutya nshobora kujya mu muhanda nabona umukobwa yambaye akamenya nkavuga ati sha iki cyana ni ikiraya ubwo ngubwo ugatekereza iki nyine ni njyewe ubucumuye wa wundi uri kwigenda nta kibazo afite nta kibazo urumva rero nyine abantu ntabwo ujya umenya ukuntu batekereza abantu ni banyugendaho kuko abantu benshi bamusima kweli reba se navuga ngo ushyira yego tugikomeza kuganira rero wenda tuba tunagana ku musozo none ndakora sindi kibazo ukora mu bintu bijyanye ariko ukora mu bijyanye n'iki akazi kanjye ntabwo nagahisha nkora mu kabari yego nari nanze kubivuga kugira ngo ubyivugire menya nabidanje none ikindi kibazo abantu bakora mu kabari nanone bamfata nk'indaya cyane nibyo bari byose koko cyane uko muri gutanga keya mwakira abakiriya uzi biriya maneko nigenda ikigira n'indaya kugira ngo ifashe igihugu cyayo nanjye kubona bagiye gukora mu kabari nta mashuri nize ngo ndabona akazi keza niko kazi nabashije kubona kuko wenda sinize sinakuze neza sinzi n'ishuri iyo niba sindize numva bafite ishuri ntabwo ugeze uri kadajyamo ishuri ariko nyine habe na rimwe nta shuri ntabwo sinigeze bafata akaboko ngo genda wenda wowe ubyanze nyine njye narabyanze kuko numvaga mu mutwe wanjye nta kintu kibereye telefone iguhamagaye kumenya uguhamagaye telefone ni telefone kwatunze WhatsApp ntacyo natunga byose imbuga zose ndazikoresha ubasha gusoma gute rero gusoma se ni ibiki udasomye ntabwo wakoresha voice note hari umuntu hari umushuti wanjye aba mu gihugu cya Norvège ni umumama ukuze ariko najyaga mwandika ibintu agatuma voice nawe ndikase ndi kubyumva amisha yuko atazi kwandika noneho aramwe ngo ngiye ngo niyo ngibi nako nzi gusoma ikinyarwanda ntabwo umuntu umva ikinyarwanda batatabasha kugisa arumva noneho namworeza namwandikira mu kinyarwanda agatashyamo translation mu kirimi cyo muri Norvège bagata bamusonera akabona consulize nyuma nibwo naje kubivumbura yuko yavuga ati umuntu ashobora kuba atazi inuza kuko yafataga voice akamwa agatamva voice nabivumbiye gute agatazoreza abana bakavuga ati uyu muntu yandikiye ngo iki najya arabinsubiza ansubiza message yibeshyira yo atinzaho atamva message ngo mwana ngo mbwira uyu muntu anyandikiye ngo iki urumva mitamenya katabizi ndabimuhisha nyuma ndamubwira none ko kwiga bitarangira utavuze uti kanjye kwiga wenda nyuma umwanya ntabwo nabona wa muntu ntabwo nari nabonera umwanya dore ndanisaziye ndikubyina mvamo mbabarira cyo kuza ntabwo ushaje abona atize umwana wanjye azahanigira kuko ndawe ari mu ishuri nkora igishoboka cyose kugira ngo umwana wanjye wenda kubona atarize we yige byatewe n'ababyeyi cyangwa ni wowe ntabwo byatewe n'ababyeyi oya wenda reka tuvuge mu bushobozi buke na life munakurana ni ubushobozi bukeya wabona ukuntu uri kunaniza noneho n'ababyeyi bawe wajya no ku ishuri ukabona nta kintu wiyiziye uravuga ati n'ubundi byose reka bikoreshe ubwo nyine kuva dada bamufunga ubuzima bwahise bwangirika bajya bavuga ngo urugo rutagira umugore ntacyo ruba ruricyo ariko n'urugo rutagira umugabo ruba rwangiye gusenya urugo rutarimo umugabo abandi bararuvogera n'urugo rudafite rero umugore niba ngo byose biruzuza byose nyine ni kimwe yego ariko njyewe ibyo sinanabitindaho nta n'ikibazo binteye tugana ku musozi rero kugena ubutumwa abo bantu bose abagufata nk'indaya abakubona ko uri kubyina abantu bagize ngo turakundana gira icyo babwira icyo nababwira cyo abafata nk'indaya ntabwo nabakuramo ibitekerezo byanyu radi komeze mumfate nkayo cyangwa se nimba mufite n'ibiceri muzaze munyigurire maze ubu nababwira ngo none buriya guhindura ibitekerezo by'umuntu biba bigoye njye ndi kubongerera morale nimba mukomeza kumfata nk'indaya mufate nkayo
ntabwo nabakuramo ibitekerezo byabo. ntibazaze bakugure. none buriya sinzi ikintu, ariko se buriya iyo ugiye kwita umuntu indaya, njye najya kwita umuntu indaya wenda ntabamuguze cyangwa twaragiye mu biciro tukananirana, niyo twaba twarananiranye ntabwo namwita indaya nataramugezeho. n'ababona nyine biriya ngo twarakundanaga, no turi inshuti, twagira ngo turebe uko abantu batekereza. wenda nararize byatewe n'amagambo wambwiye akankura ku mutima, bitewe n'ubuzima umuntu aba yibereyemo. mbese nyine wavuze ubuzima bwanjye nk'aho ubuzi, niyo mpamvu. icyo tunyura ni uko wavuze amagambo akora ku buzima bwanjye, kandi uko amagambo wavuze kuri njyewe niko ndi. niko ndi nyine abacaga n'intege, ariko nyine ibyo bibaho kumva ubuzima bwanjye nyine ngera ikintu gato, nanjye byarantunguye. reka tukwishimire ko waduhaye ikiganiro, tukifuza ko n'ikindi gihe tuzagukina tuzakubona. hari ikindi wifuza kubwira abantu? ndashaka wenda amahembe yanjye abatanzi n'abashaka no kuntuka wenda bazanuke, hari nimero abantu bazagutuke, n'abashaka kumenyaho byinshi cyangwa se n'abashaka kunyigaho bampamagare bambaza impamvu. nimero yanjye ni 0794802523. tubiremo 0794202523. kadugushimire rero wakoze kwitaba ikiganiro cyacu, ubwo nitwongera kugukenera twizere ko tuzakubona. murakoze namwe murakoze. yego.